ariko rwose pe abagore barampamagaye abandi bakanyandikira ngo kuki nkunda abagabo ngo mvugire abagabo ngo bo simbavugeho ariko uyu munsi naje kuvuga ku bagore ndabasabye rero batera agatebe bigire hino reka twicare cyane cyane ariko abagabo bigire hino kuko ibyo ngiye kuvuga ni iby'abagabo bakwiye kumenya ku bagore babo reka twicare twige hamwe n'ibyo rero uyu munsi nateguye amabanga 25 y'abagore abagabo rero bakwiye gutega amatwi bakamenya uko ingo zubakwa kuko naje gusanga urugo rusenywa n'akantu gato cyane gato kandi rwose bitagakwiye ugasanga umugore n'umugabo bapfuye yuko atamuteza amatwi icyo kintu bakagipfa ugasanga umugabo arabwira umugore ngo ntukanduhire mu matwi ibyo bikababaza umugore akavuga ko atamwitayeho ni hamwe n'ibyo rero nazanye ayo mabanga 25 y'abagore kugira ngo abagabo bayamenye bayatega amatwi kuko rwose twifuza ko umuryango nyarwanda wubakika nk'uko twatangiye tubivuga navuze yuko urugo ruzima umugore n'umugabo n'abana babanye neza bagira igihugu akamaro kuko umugabo ntabwo yaba ari stress mu mutwe ngo azateze igihugu imbere umugore ntiyaba ari stress mu rugo ngo azabashe kurera abana bagere ku kigero cyo kuba ba minisitiri urwego runaka niyo mpamvu rero igihe cyose mba numva nifuza yuko hamwe no gufashwa n'Imana umuryango nyarwanda wakubakika kuko umugabo n'umugore ntabwo baba baterana amabuye mu rugo ngo umwana wabo abirebe ajye kwiga afate mu mutwe ntabwo baba baterana sentiri barwana ngo umwana nawe azagira ikinyabupfura na cyane cyane yuko hari abana tugiye dufite barwaye ihungabana wamubona mu muhanda agenda ukabona abaye igicamuke kubera iki guhora abona se na nyina baterana amakofe guhora abona inzara mu rugo iwabo kandi rwose pe ibiryo bitabuze ariko uburyo bwo kubijera no kubihaha aribwo bwabuze kuko ntabwo aba warapfuye mu mutwe ngo ubashe kwita ku bana bagaburira indyo yuzuye nk'uko bikwiriye niyo mpamvu igihe cyose twifuza ko umugabo n'umugore bahora barebera hamwe ibitagenda neza kugira ngo babizamure ni hamwe n'ibyo rero nabazaniye amabanga 25 y'abagore nubwo bavuze ko nitwa Mama Nana ariko amazina yanjye ndumva bumaze kuyamenya ni Mukazayire Devota Mama Nana official kandi nkabashimira akomeje kunkurikira bakanda subscribe batera comment na like ndetse muna sharing na bagenzi banyu oya ni n'umubyeyi mwiza na comment baje bakubaza nta kibazo rwose banaguhamagare nimero barampamagara ahubwo ndabashimira rwose hari abampamagara bakanshimira abandi bakangisha inama ni ukuri ndi hano kugira ngo tujye inama kandi Imana ibahe umugisha hamwe n'ibyo rero tugiye kurebera hamwe amabanga 25 y'abagore irya mbere umugore wese akunda umugabo uri sensible umugabo uzirikana ibyiyumvo byabo donc wa mugabo ukorwa ku mutima uko wiyumva hari ukuntu umugore ajya gucya akaba afite nk'ikintu cyamubabaje uko n'umugabo ntabyitayeho yaninjira akamaze ati ko mbona wibyimbije wabaye iki kandi yakago ni wafite hafi wakagombye kumaza se sheri wanjye wabaye iki agahita yikubita akigira mu cyumba ati ngaho byimbi igihe ubyimbukira turavugana uwo mugabo rwose uwo mugore ntamwiyumvamo ariko umugabo uje akamubwira ati madamu wanjye wabaye iki akamuha hafi akanamuhanagura amarira ese byakugendekeye bite ese wababajwe n'iki kitagenda kuko buriya niba hari abantu nabonye bababazwa n'ubusa abagore bababazwa n'ubusa iyo umubaye hafi rero ukamuhumuriza kandi ukanamushyigikira muri ka kababaro ke uwo mugabo uwo mugore aragukunda iryo ni ibanga rya mbere mpishuriye abagabo irya kabiri umugore akunda umugabo ufata inshingano za kigabo buriya nubwo jenda yaje tukaringanira uburinganire tubwumva gutandukanye hari inshingano z'umugabo hakaba n'inshingano z'umugore umugabo rero wubahiriza inshingano ze nk'uko bikwiriye
umva nta mugore wamwanga. Iryo ni irindi banga. Ntabwo mbivugamo ntinda cyane kuko sinshaka gutwara. Ariko waduha nk'urugero, urugero ku nshingano. Urugero ku nshingano y'umugabo. Nko kwishyura abana amafaranga y'ishuri. Urumva ikintu gisaba amafaranga menshi mu rugo. Kumenya ngo amatara yapfuye muri inzu, mbese ibikenewe byose gukorwa ku nzu, umugabo niwe ugomba kubimenya. Ubwo ngubwo byanakwishyura no mu nshingano z'abagore. Inshingano z'umugore zo ni ngombwa kwita ku bana, amasuku yo mu nzu. Ikintu umugabo ashinzwe nimpa amafaranga nkemura iki kibazo. Amashuka yashaje, imyenda y'abana yashaje, igihe wowe nta bushobozi buhambaye bwo kugura ibyo bintu. Ariko hari n'abagore bafite akazi. La majorite abagore bafite akazi n'usanga bagura imyenda y'abana, bagura ayo mashuka yashaje. Kameme ntabwo umugore ufite akazi yajya kubwira umugabo ngo amashuka yashaje. Ntabwo yajya kubwira umugabo ngo ese ngo ko amarido mbona ngo yashaje. Oya, ariko ibyo umugabo ashinzwe ni ibintu biremereye mu rugo. Yego. Ikindi cya gatatu, abagore bakunda umugabo winyuraho, wambara neza, ariko ntarebere ku wundi mugabo. Kuko niba hari ikintu abagore bakunda mu buzima, ni ukubona umugabo ari smart, asa neza, yanatambuka mu nzira ati dore umugabo wa kanaka arahise. Niba nanjye ubwanjye kwicaye imbere, ntabwo umugabo ugira umwanda. Ugasanga umugabo ntiyiborosa, ugasanga umugabo yambaye inkweto zisa nabi. Hari n'umugabo ushaka kubwira tuzana izo nkweto tuzicisheho agatambaro, tuzihanagura ati ndihuta nakerewe wa mugore we. Abagore atanabishaka. Abagore rero bakunda umugabo winyuraho, wambara neza, agahora asa neza, agasatsi yagaconze, ku buryo nyine hashira ati dore umugabo wa bavuga yuko gusa neza k'umugabo bituruka ahubwo ku mugore. Bituruka ku mugore, ariko hari n'abagabo batabikunda. Hari abagabo bagira umwanda, niyo wamukubita umuhini akavuga ati ndeka wa mugore jya umpa amahoro. Ariko hakaba n'abandi bagabo adashobora gusohoka mu nzu ataniteye na ka parufe cyangwa agapasi hafi aho. Yego. Icya kane, niba ugiye gusohokana n'umukunzi wawe, umugore wawe, ukaba ufite umwenda w'ibara ry'umutuku, uwambare kuko ubururu bukurura umugore, nani umutuku ukurura umugore. Abagore benshi bakunda ibara ry'umutuku ku mugabo. Ako kana abagabo bagenzi banjye nizeye ko bakumvise, ntako twari tuzi. Icya gatanu, abagore bakunda abagabo badahisha intege nke zabo, cyane cyane iyo barimo kuzikuramo. Urugero, ushobora kuba wahombye mu kazi neza, ugahomba, ugahonga mu maso, ugacika intege bigaragara. Wagera mu rugo ugashaka kubihisha umudamu, umudamu akakwinginga ese wabaye iki? Abanabibona ko wacitse intege, ariko ukamuhisha icyaguciye intege. Biriya bintu bibabaza umugore cyane. Ikindi, niba urwaye, ushobora kuba urwaye ariko ugashaka guhisha umuntu ko urwaye. Kirazira wihisha uwo mubana intege nke zawe. Yaba amafaranga yaguhombanye, ese hari umuntu wahuye n'ibibazo mu kazi, mubwira uti madamu rero byangendekeye gutya, kuko hari naho bigera bikagusova. Ndi bukigarukeho nitugera kuri iyo ngingo. Kubera ko wabwiye umugore intege nke zawe, hari aho ugera bikagusova kubera ko akuzi neza. Icya gatandatu, abagore bakunda umugabo umutega amatwi kandi akabimwereka. Ushobora kwinjira uvuye mu kazi wenda urananiwe. Abagore burya rero turahinda cyane, dukunda gutangaza amakuru, ugahita nkusanganiza amakuru. Ndinaniriwe wa mugore we, ndinaniriwe ndeka. Ariko ushobora by'ukuri urananiwe, ushobora guhita umubwira mu ncamake uti mada reka mbanze njye muri dushe ndananiwe, ndaje umbwire. Bigatuma hari n'igihe anabyibagirwa, kuko ya makuru ashyushye umuciye intege ko ugiye muri dushe, ushaka no kugaruka nta n'umwanya kibifitiye
wo kubikubwira, ariko wamubwiye mu ijambo ricishije make uti ihangane mbanze njye muri dushe sheri ndaje umbwire, akumva ko koko ugiye kubanza kwitunganya. Akajya uva muri dushe usanga nawe arimo ahihibikana mu bindi, ategura ameza gutyo, mukaba mugiye kuryama ugasanga ya makuru aranayibagiwe. Icya karindwi, igihe muganira umuteze amatwi aba yifuza ko wongeramo utugambo turyoshye ikiganiro. Hari ukuntu uganira n'umuntu ngo hanyuma ese none se nibyo, ese kwa kundi uvugana n'umuntu kuri telefone akajya yikiriza. Iyo wikiriza abona ko umuteze amatwi umuri hafi, ariko hari n'ubwira kuri kumwumva n'ubwira ugasanga yasinziriye kera, ugasanga ko yasinziriye kera. Urumva ko abagore dufite utuntu twinshi tubakurura kandi abagabo tuba tutazi. Icya munani, abagore bagira impungenge z'umugabo umusaba gukora imibonano mpuzabitsina bagihura bwa mbere. Uhuye n'umuntu bwa mbere ntimuranamenyana, nta makuru murahana, agatangira kugusaba ngo turyamane. Uwo mugore atagira impungenge, ni ba bantu batarashakana, ahita agira impungenge akavuga ati uyu muntu nta muntu umurimo. Icya cyenda, mu buriri bakunda umuntu ubigendamo gahoro. Utega amatwi, bakunda umuntu ubigendamo gahoro. Muri make imyiteguro, nta guhita yifuza ko ibintu bijya mu bindi uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo niba bageze mu gitanda, ni uko ibintu byose ubigendamo gake, buhoro, cyane ko ntaho ajya muri kumwe igihe cyose. Bitwaze gake. Iki kintu ndagitindaho kuko abantu benshi ingo nyinshi ni kizishenye. Niyo mpamvu uzabona umugore asiga umugabo w'umukire wifitiye amafaranga umeze neza agisangira umugabo w'umukene, kubera ko aramuhereza amafaranga, aramuhereza ibyo akeneye, ariko ingingo nyamukuru ntayihari. Icya cumi, abagore baba bifuza ko abagabo babasaba ibyo babakorera igihe bari mu gikorwa cy'akabariro, cyane ko icyo gihe ubikora wishimye. Urumva niba abantu bari mu gitanda, umugabo avuga ati sheri reka dukore ibi, ese wankoreye ibi, umugore bituma muri we abona ko umwishimiye, umushaka. Yego, icyo ndumva cyumvikana. Umugore abwira umugabo cyangwa umugabo ushaka kubwira umugabo ati ese sheri tubigenze gutya, duhindure iyi pozisiyo, ese iyi ntiyaba nziza? Mbese ibintu byose bikaba kuganira. Kandi nawe ubyumvireho kuko uri umugabo wubatse, vuba. Nateye agatebe nawe utega amatwi, ahubwo muzajya munyishyura n'ukuri, muzajya munyishyura. Tugomba kugusengerera kuko wubaka nyinshi. Abagore, cya cumi na kimwe, abagore ntibakunda kuvuga ku bitagenze neza mu gutera akabariro, ariko nugira amahirwe agatangiza icyo kiganiro, ntuzabice amazi, uzamutega amatwi wumva aho bipfira, kuko ashobora kutazabigarukaho. Ntuzamubaze byinshi utararenga aho ngaho, wenda cyangwa uzabigore mu kiganiro gitaha. Ariko n'abagore nyine impamvu badakunda kubiganiraho ni iyihe? Ase wabasaba iki? Ngira ngo ibyo wenda uzabitwigisha. Oya, nacyo reka nkivuga n'ubundi ari kugisobanuraho. Impamvu adakunda kuvuga ibitagenze neza, muri we aba ashobora gutekereza ati nimvuga ko atangenjereje uko mbyifuza, icya mbere ashobora kumbonamo umugore w'ikirara, ati uyu mugore ashobora kuba nca inyuma akajya ahandi. Cyangwa icya kabiri, nimba imubwira arababara, ababazwe nuko mugaye kubw'iko igikorwa kitagenze neza. Ariko iyo bibaye byiza mukakiganiraho, ukanamubwira wicishije make, ariko sheri
ubutaha rero hari ukuntu bitagenze neza uzakosore ntuzahite utomboka ngo umubwire ngo ngo ibyo bikuye hehe ngo ugure ikirumbu urindaye nicyo gituma rero batinya kubivuga. Cya 12 abagore bakunda umugabo bareba mu maso mu gihe murimo muganira cyangwa mutera akabariro, apana kuzimya itara. Benshi ngo bazimye ariko mbanza ari abakera. Oya nabo banza hari ababikora. Bazimye itara. Nabo barabikora, hari wigeze kuza nkiri mu buyobozi bwa leta, wigeze kuza kurega nyine avuga ati ngewe umugabo wanjye arambangamira mu buryo bwose, ataraza agahita ahirika, ati kandi ntashobora kwemera ko ducana itara, ati mbese akora ibintu nk'uwiba, ati ngewe ibintu birandambiye sinzongera no kubikora. Hari n'utabivuga rero. Niyo mpamvu twifuje ko tuganira ibi bintu. Hari n'utabivuga bikamubangamira ku munota wa nyuma nta nzara yamwishe, ukabona afashe ibyo arigendeye kuko nta wari bubashe kubibwira. Aravuga ati nimbivuga barambonamo umugore w'ikirumbo, nimbivuga barambona ukundi, agafata ibikapu akigendera. Rero mwa bagabo mwe mudukurikiye mutega amatwi iki kintu. Ashaka niba muganira mugiranye ikiganiro yaba ibiganiro bisanzwe by'ingenzi byo mu rugo, murebane, akureba umurebe, ni kimwe rero no mu gitanda. Ashaka yuko muganira, mukora imibonano muganira, museka mwishimye. Mbese nagashaka umugabo w'ikiragi, shaka umugabo uganira, ese sheri bimeze gute, urumva bimeze gute. Ntago ari ugushira isoni kubivuga hano kuko ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kubera icyo kintu. Icya 13 nk'uko nawe nk'umugabo hari igihe wumva gutera akabariro byapfubye n'umugore bimubaho. Hari igihe umugabo abaho akumva rwose yatashye nta mbaraga afite, biri muri ya mabanga yabo nawe nzababwira, agataha wumva nta mbaraga afite zo gukora icyo gikorwa kuko si ngombwa ko bikorwa buri munsi. Wa mugore rero ugomba kumwakira ukumva ko nawe muri we bitamurimo nkuko nawe hari igihe kigera ntibikubimo. Yego. Icya 14 abagore bakunda umugabo usetsa, wirekura, usabana, utuma abo bari kumwe bishima. Kuko urumva uwo mugabo niba yagiye no mu kazi bahorana amatsiko yuko ari butahe kubera ko ni wa muntu uhora batera story, ni wa muntu ubaganiriza, n'abana baravuga ati ese papa ntarataha. Mbese umugabo utari igifura. Yego. Mbese utese mama. Mami nyani wanjye. Murakomeye turabasuje mwese. Komeza ubaho ubumenyi. Komeza ubaho ubumenyi. Kubera ko abantu bakwiye kumenya uko bagomba kwitwara mu bimeze. Yego. Nishimiye kongera kubona Mami Nyoni. Turamwakiriye cyane mama. Mani muhumugisha. Yego. Abagore nyine bakunda umugabo usetsa nkuko nabibabwiye. Wirekura, bituma n'abana bahora bamukumbuye. Yewe no ku gasantre bahora bavuga se kanaka ko adaheruka kutugeraho ngo atuganirize. Mbese ntago bakunda abagabo b'ibifura. Icya 15 abagore bakunda umuntu ubumva, nibiba ngombwa gusaba imbabazi ntuzabitinye, ni ubutwari. Buriya abantu bose iyo babana amakosa abaho. Umugore akorera amakosa umugabo agakorera amakosa umugore. Ariko biba byiza iyo mwese muciye bugufi mugasabana imbabazi ko n'ubutwari bukomeye. Umugabo yakora ikosa akabwira umugore anisekera ati madamu wanjye mbabarira rwose, mbabara ni satani wanteye, mbabara nanjye sinzi uko byagenze. Ibyo bintu abagore barabikunda cyane. Icya 16 mu gihe mwashwanye umugore anyurwa na wa mugabo ukomeza guhamagara niyo yaba yanze kwitaba. Hari ukuntu murakaranya, umwe agahita yikubita agafata ibyo akigendera, n'undi akikubita ukwe. Umugore rero akaguhamagara ukamukupa, akaguhamagara ukamukupa, akaguhamagara ukamukupa. Nyabuneka niyo wamukupa 3 kirakaye, ubwa 4 mwitabe. Ubwa 4 mwitabe kuko n'ubundi uri bugaruke muri rwa rugo.
n'ubundi nta mpamvu yo kwanga kumwitaba kuko n'ubundi uri buze kugaruka muri rwa rugo bikimeze kwa kundi. Ariko niwihangana ugatsinda uburakari akaguhamagara ukamwitaba utakubwira ati mugabo wanjye mbabara ku makosa yabaye, kandi nawe wa mugore wanjye mbabarira ku makosa yabaye. Hari akadefu nkunda kubona ku bagabo, akumva niba mushwanye ikibazo ni uko ahita yikubita akagenda, burya uba uremereje ikibazo ahubwo gusumbya ibindi byose. Icya 17, abagore bakunda umugabo utanga impano za hato na hato niyo zaba zitaguzwe cyangwa zidahenze. Hari umugabo ubaha akavuga ati umugore wanjye ngiye kumugurira imodoka, akagenda akagura imodoka nka rimwe mu myaka 2. Ubwo iyo mpano irahagije, ariko reka mbabwire abagore bakunda impano niyo twari utuntu tw'amafuti tudahenze ariko duhoraho. Ushobora gutahana bombo, santo bombo, ukazishyira mu mufuka, wagera mu rugo kwa kundi byo tunavuze mu bushize role play, ukaba wayikura mu mufuka ugashyira inyuma utifora nakuzaniye agake, agatangira kugira amatsiko y'icyo wamuzaniye, cyakora agasanga ni bombo. Ariko ibyo biramunezeza ko aravuga tunzaniye bombo, neje asanzanira ikirenze gihenze. Icya 18, abagore bakunda umugabo uzirikana uko biriwe baramutse, mbese uko bamerewe. Ni ukuvuga ngo niba uhagurutse mu rugo ugataha ukageza saa yine ugahamagara uti ese mumeze muti, ese mwanyweye icyayi, ese abana bagiye ku ishuri, ese ukamubaza utuntu twinshi. Saa sita zagera niba udataha ukamubaza ese mwariye, mwiriwe mutese, sheri ndagukumbuye, ibintu nk'ibyo. Ikindi, abagore bakunda umugabo wihagararaho wigirira icyizere, ariko banga nanone umugabo wiyemera. Bakunda umugabo wigirira icyizere, niba hari ikitagenda, niba se hari igihe cyabayeho cyo kuba nta mafaranga mufite mu rugo, ariko ukigirira icyizere ukavuga uti uko biri kose aya mafaranga araza kuboneka, turayabona, agahora yifitiyemo icyizere. Hari n'abafite amafaranga ariko nyine agahora yigiriye icyizere akavuga ati uko biri kose amafaranga njye nzakomeza nyabyaza umusaruro kuzageza igihe tuzanatera imbere. Ariko nanone bakanga umugabo wiyemera. Kwiyemera mu buhe buryo? Ashaka kwiyemera ugiye mfite amafaranga, iyo ntagira amafaranga se wari kunsanga, iyo ntagira amafaranga se wari kunyemera. Abagore ndabazi, mbese ibintu nk'ibyo ntabwo abagore babikunda. Ikindi, abagore bashimishwa no kwita ku bagabo bakunda, ariko banga umugabo wifata cyane, wumva ikintu cyose yagikorerwa. Ni ukuvuga ngo umugore yita ku mugabo akunda pe, akumva ibintu byose yabimukorera, ariko nanone akanga umugabo wumva ikintu cyose yagikorerwa. Ibiryo biteretse ku meza ni urugero, amasahani arahari, isorori zirimo ibiryo zirahari, akicara agafata akigira atya agategereza ko aza akanamwarurira. Bisobanuye ngo ashaka kugira uwo muntu umuretwa. Amasogisi ngari yarimo arayareba agahamagara ngo ngwino umpaye amasogisi. Ntabwo rero abagore babikunda. Ikindi, bakunda umugabo ubashyira mu mwanya wa mbere. Urugero uzarebe abagore bafite abagabo bafite amamodoka, umwanya w'imbere ni uwe. Yaba wowe wibeshya akagira undi uwicaramo, niyo yaba ari mama we wamusuye, mama umubyara ubyara umugore, ntashaka kumwicara mu mwanya cyose ari uvuze ati mama ngwino wicara. Mbese abagore bakunda umwanya w'imbere, bumva nibo bari imbere nyine ku mugabo, kandi nibyo. Yego, nibyo rwose. Ikindi, abagore bakunda umugabo ubafasha uturimo. Niba uje uricaye muri salo uri muri televiziyo, ntabwo umugabo ari bukubwire ngo ese waje ukamfasha, ni kiranazira. Anabivuze abona ko amusuzugura. Umugabo agahita avuga ati ariko se umugore wanjye ari mu mirimo wenyine, agahita ahaguruka akaza, sheri nkukatira inyanya, akamufasha. Ese nkucanira imbabura, ese ngufashe utu. Niba hari ikintu kivana umugore aho yicaye kikamuzamura kikamugera nk'ahantu hejuru, ni ukubona umugabo yamufashije imirimo, biramunezeza cyane.
kandi ntashobora kumubwira ngo ngwino umfashe. Icya 23, abagore bakunda umugabo uzirikana ibihe by'ingenzi, amasabukuru, wedding anniversary n'utundi turori nk'utwo, kandi akabimukorera mutunguye. Ibyo bintu kubizirikana biratugora, biragora, ariko buri matariki kuyafata mu mutwe. Buriya umugabo ubizirikana rero akamenya ngo umugore wanjye yagize anniversary. Oya, anniversary wenda yo urayibuka, ariko usanga nk'igihe mwakoreye ubukwe byurabyibagirwa, ugasanga niwe ubikwibukije. Ubwo rero akunda kakwiba bifate mu mutwe. Umugore akajya kubona akantu umuzaniye gift atabitekerezaga, niba yagukundaga 80%, bihita biba 100%. Abagore banyurwa n'umugabo bakunda akabitaho, ubibona ubashimira no mu tuntu duto batari biteze. Uti gute akamubona asohotse mu cyumba, sheri wambaye neza, wasokoje neza, ariko ako gashenete wakwambaye kakandi, ariko si izo nkweto buriya ndende nta kibazo ziri bukugireho. Ye baba we, ati burya umugabo wanjye ahora ntekerezaho, ariko sheri iyo kanzu wayihinduye ukambara yayindi. Yego mana, iyo kanzu ejo bundi si yo wari wambaye, hindura iyo myenda wambara iyindi. Ibyo birabashimisha cyane. Icya nyuma, imyaka mwaba mumaranye yose, yumva uko yaba ingana kose, abagore banyurwa na wa mugabo ukomeza kuzana ubushyuhe n'udushya mu rukundo, uhora uri romantike. Nta kuvuga ngo ariko nawe tumaranye imyaka n'iyi, ati none uracyashaka wowe ko nkwitaho nawe urakabye, twarabyaye, hasigaye abana nibo ibintu byo kugenda dufatanye, agashaka umutwaza isakoshi, umufata akaboko, nimugera mu bantu umupresente. None ko hari abagore batabikunda, ukabona niwe utabishaka, ahubwo uwo nawe afite ikibazo. Wa mugore utabishaka nawe ntabwo akunda umugabo we, kandi noneho yareba abandi bari akabikora. Wa mugore ubikora utabishaka rero aba yaramaze kwirata, yumva ko uwo mugabo atarikiri proud. Nanjye bikubwira ndi umugore, igihe cyose umugore ugukunda ahora yifuza ko aho uri hose muba muri kumwe, ahora yifuza ko aho uri hose mwicaranye, mu bukwe mwicaranye. Ariko uzarebera majorite abagore bamaze kugira ko udukonfuri n'abagabo, usanga no mu birori umugabo yicaye ukwe hariya hirya, n'umugabo yicaye hariya ukwe, ugasanga nta bibahuza bihari. Abo ruba rwaratangiye kwangirika. Ariko umugore ukunda umugabo we aba yumva igihe cyose amufata akaboko, ntashaka hari undi mugore umwegera. Yego, nyuma rero y'ibi 25 byose mbabwiye, wenda hari n'ibindi umugore waba hari ibindi yandushije kumenya, yabimpereza muri comment nabyo tukabikomantaho, ariko bike mbabwiye ni ibingibi. Nkaba nshaka gusaba rero mwabagabo mwe, kuko niwe responsable w'urugo rwawe, kugira ngo urugo rwawe rwubake. Umushoferi utwaye imodoka, utwaye kwasiteri y'abantu 29, uri kuri vola niwe uyoboye. Yashaka yiyobereza mu kabande, yashaka yiyobereza muri rigori gatembamo. Ihanganira ibyo uhura nabyo, ariko ukomeze vola. Nuhura n'umugore w'igishaka kuko nabo bariho, wihangane. Wowe umukorera ibi ngibi mvuze hano, nawe umugore ushima azabishima. Ariko kandi wiba uwa mbere mu gusenya urugo rwawe, kuko ni wowe responsable y'urugo rwawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane nawe mama Nana, ku ruhare mudahwema cyangwa se ku ruhare muhora mugira mu kubaka imiryango nyarwanda cyangwa se umuryango nyarwanda, kuko mubigiramo uruhare cyane kandi turabibona, binubaka benshi. Turabibona muri comment iyo batubwira ati icyo kiganiro ni cyiza, cyankebuye cyangwa se cyakebuye madamu wanjye bari ibyo asigaye akora, duhita tubona akazi mukora kandi turanakubaha cyane.